Aba bantu aba ni abakozi b'Imana niko nabivuga mu muhamagaro Imana yampaye turumvikana cyangwa dukomeze cyangwa sekera mubihe agaciro uyu muntu wese agiye ababwira inzira yaciyemo kecha guhagaza akababwira ngo naciye muri ibi mama sava nyirama babici nyirama buri muntu ku giti cye aho yaciye kugira ngo tugire amazina mwebwe mugiye gutumbagira mu kirere twe twarababaye Imana twe twagendaga n'amaguru tukabwirirwa tukajya gushaka aho dukina filime bivuze ngo wa mugani niba mugize amahirwe yo kubona ahantu mushobora kuzamuka yes twishyura n'amafaranga twishyuraga amafaranga keretse yabayeho nk'amahugurwa mukumva sinema twatangiye iyo ariyo twebwe twatangiye sinema aba mama sava ibi bavuga ngo baje bishyura amafaranga byari byoroshye twebwe twinjiye muri sinema ukajya ufa n'amaguru mama sava ndi umuntu wanga kugenda n'amaguru mu buzima bwanjye ariko navaga mu Gatsata nkajya kuri Maison de Jeunes nubwo yaba ari njyewe uvuze ngo kujyanye kwa runaka kuko iyi filime nyirimo kuko ndi sister wawe cyangwa iki ntabwo bizakorohera ngwino n'imbaraga zawe wize uvuga ngo ngewe ngo runaka yanzanye ngo ku munsi muzajya umayangaya ngwino ukore nk'abandi apana gushyira amafaranga imbere kuko ntayahari Imana abane nawe ikintu cyanejeje nuko turi hano nubwo imvura yadusakurije ariko nejejwe nuko hano nta muntu wasakuje Imana ikomeze nkakomeza kubasaba ituze mwagaragaje gutega amatwi n'umunezero Fine Media TV umugambi ni ukutunezeza aka kantu hari abantu batumye kaba ntabwo ari ni abakinnyi ba filime bari kubyinjiramo cyangwa se bataragira amazina twifuza ko bagira uyu munsi ni uwabo kubw'izo mpamvu abo bantu buri muntu aho yicaye wabashije kuba ari hano twamusaba ngo ajye hejuru tumubone abandi barimo mugabo mubonye ari abagufi wenda ibi bintu byo kugira izina niba hari umuntu hano yavuga izina mugasanga twese turarizi biraharanirwa mu guharanirwa abantu batakaza byinshi ndetse hari n'abatakaza agaciro kabo k'ibanze bitewe n'uko hari ibyo bakenera gutanga kubera bataramenya ko bo ubwabo icyo umuntu ugeraho ari Imana gutera nk'umuntu uri hano tuvuga ngo abantu bahambuye akumva ko tuba tubuze ngo ni abantu b'abatangiza ari ibyo gusuzuma uyu muvandimwe mu bantu bari hano muri sinema ntekereza ko abenshi baramuzi kugira ngo agere kuba ari umuntu wafashe ibihembo bibiri bikuru mu gihugu mu bakinnyi ba filime abifate hari imvune yavunitse izo mvune harimo izo kuba hari abo yaguriye byeri ngo bamukinishe biranashoboka ko twekeye yari akiri agasore abona umuntu mwiza gutya afite imyaka igera muri 19 wakwibaza ko 10 uko yari ameze birashoboka ko ari n'umugore wamubonye akamukunda akavuga ati kugira ngo ukire muri filime yanjye ni uko ukosora iby'umugabo wanjye atakoze ibyo ntabwo abikora iyo mvuze gutyo abakobwa nabo babumva icyo mvuze ntabwo biteye isoni rero twitwa ko uri kujya mu kintu mu gihe ubona ko hari ukishimiye atarakize ni byiza ko tumenya icyo dushaka kandi ubufasha bw'Imana tuzakigeraho
Namuru mu masegonda 30 wabwira abantu ko anyuzemo kugira ngo uyu munsi tube tuzi ko witwa Namuru. Abakozi b'ijambo Koresha amagambo make. Abakozi b'ijambo gira ikintu cya mbere nashimira bosi wacu kuba nibura ari umwe mu bantu batekereje gushora amafaranga muri industry ya sinema. Hari abakozi benshi hano byananiye hano mu Rwanda kandi afite amafaranga, ariko we yaravuze ati reka nzamure uruganda rwa sinema, kuzamura uruganda rwa sinema natwe nibwo tuzamukiramo. Ibyo ndamushimira cyane. Ikindi mushimira ni uko muri abo bakinnyi ba filime bose baba mu Rwanda abakinnyi benshi cyane, kuba twebwe yaraduhisemo tukaba turi kumwe n'abandi, nabyo ni ibyo gushimirwa n'abagenzi banjye b'i Kigali bose turabimushimira. Ikindi shimira bose ni uko ari umuntu uha abakinnyi agaciro. Nakinnye filime nyinshi, nakinnye gukina filime zigeze muri 200 nta nubwo zizi mu Rwanda 200 zirenga, ariko nibura kuva nakora uruganda rwa sinema ubwa mbere nabonye ni ubwa mbere nagize management ifatika. Ubundi twakinaga nyine dukora struggle, ukagenda ugakina urwemba 50-10 tunatangira gukina filime ubwo twakinaga n'ubuntu cyangwa tugatanga n'amafaranga kugira ngo tuze gukina. Ariko ubu ngubu nibura turi gukina dukora, yewe navuga ko ubu gukina filime birangiye nta kandi kazi ngira. Umuhungu w'umushahara no kwishyura imyenda no muri byo kurya ushobora no kuba mpemba amafaranga yose w'umukozi wa leta ugenda n'umuzi wo gutera dogiteri nciriritse muri minisante muri sante gusa ushobora kuba umushahara ubwo rero byose ni ugushima Imana ko twabigeze. N'aba bagenzi banjye bari mu gutangira rero nabo turavuga ko bizagera bikaza. Kuko nanjye natangiye gukina filime muri 2008 dukora sirago yatani turara amajoro dukina ahantu hadasobanutse, ariko turi kugenda bamugana kuko bavuze tugenda muri vewiti iraza kudukurikira katugeze i Musanze tukarya ihene agashara kakaboneka kumva ko renda sinema iratera imbere. Ubwo rero ikintu nshima ni uko nashimira umuvandimwe wacu wadufashije akatuzana hano, we ntabwo mushimira, turamushimira cyane. Murakoze rero byamaze muri sizoni. Impamvu Namuru muhagurukije nyine nagira ngo aganire bagenzi be, hari abantu bonye biteye ipfunwe kuba bitwa abatangizi. Turanezezwa no kuba abatangizi kuko dutangira Fine Media TV twashyiragaho ikintu kikagira views 15 mu mezi. Uyu munsi tukugira views 2000 mu masaha ari. Urumva ko utangira ntabwo wazamuka utatangira. Intego yacu ni uko mu mezi 2 yonyine tuba dufite 50 ku munsi. Impamvu tubabwira ibyo bintu, filime yacu ifite umwihariko utari ahandi muri filime iyo ariyo yose. Dufite impamvu yo kwirata ibyo bintu, nitwe filime twenyine tumaze kuvugwa mu rubuga rw'imikino inshuro nyinshi. Nitwe filime twenyine tumaze kuvugwa mu mupira w'u Rwanda hanze y'igihugu. Nitwe filime twenyine dupostingwa n'abasitari batandukanye muri muzika. Nitwe filime twenyine dufite abasitari bo mu rwego rwo hejuru badusharinga tutabibabwira. Byose ni umwihariko utwereka ko ibintu byacu mu gihe gito bizaba hari aho bigeze, ariko tubishimira ba bantu turi kwita abatangizi bemeye kudufasha bakaduha imbaraga zabo, kandi na n'uyu munsi bakaba bakizibuka. Imana ibahe. Mu bantu turi kumwe hano harimo abahanzi batandukanye, abo bitagoye muhaguruke tubamenye kugira ngo ababa mu muziki bari hano muri barimo
abenshi batarasa abatashye kandi ndi kubabona hari detanka hari asheri dore n'undi agenda yanzira n'undi si umuhanzira abahanzi aba bantu ni abadufasha baduhindura mu kiyovu mva nshuti yanjye hano hicaye abantu ntekereza ko umuntu urimo ufite imyaka mike 49 asheri afite imyaka 49 ariko nubwo nuko hariho abantu b'imyaka 7 tutari gusakuza hagasakuza abasaza n'abakene ibyo bintu rero ntabwo binejeje Imana ntabwo binejeje Imana Jado hano hari Jado Fisi na Jado umushoferi Imana guhumugisha Ludovico uyu Jado impamvu muvuze akunda Fine Media TV ubu dufite agapibisite kagiye kujya hanze yakaduhaye akoresheje ijwi rye umwanya we amafaranga ye ibikoresho bye kandi gahagaze nibura 250 ako kantu yarakaduhaye mukamushimire Imana muhumugisha hano hari ubundi Jado rero umushoferi ndamushimira ko kiriya gihande ubwo cyari kiri gusakuza yakoresheje uburyo bwose kugira ngo abantu bate gukomeza gusakuza akabahurira ngo bamurebereho kuko bari gusakuza bikamubabaza cyane ngo niwe ukuriye fani club ibi bintu byose tuvuga bijyanye na filime hari abantu babyihishe inyuma kugira ngo bibashe kugenda neza muri abo ntabwo babashe kuboneka bose ariko hari umusore kibonge w'ibiro byinshi bamwita Ibrahim ni umwanditsi kameramani ni umuyobozi wa filime ni umuntu twubaha tukanamukunda ntabwo akunda kwigaragaza ariko nibwo buryo bwe bwo gutuma tumwubaha twese cyokora musabye imbabazi nagaragare tumurebe tunamushimire ku byamaze tuzagutora uburyo tubonamo filime aba yabigizemo uruhare runini akarenzaho ikindi kitari mu kazi cyo gutanga inama muri rusange za kampani akanasubira inyuma kuri buri giti cye yabo mu rusaro cyangwa mu rusobe akabaganiriza ibituma bakunda kampani Imana imumugisha ubwo rero abantu bari aha bakuzi mu bikorwa ariko ntabwo bakuzi uvuga ntacyo byaba bitwaye amasegonda 5 na yawe muyobozi maze mukunywa muzane bike murakoze nkuko yabibabwiye amazina banyita Kwizera Ibrahim abantu mureba City Made murabibona ndi umuyobozi wayo ariko ndashima cyane banarindi muri City Made ariko yakamvikana akavuga ati nyamara turabona ari ikintu badutwerera muri project ufite so abenshi banzi nka yiwe ariko amazina nayo nyene Kwizera Ibrahim kubatabyumvise nkaba nishimiye kuba ndi ngaha nkaba nashimira n'uyu mupapa kuba yaranyizeye akampa umwanya wo gushobora kumufasha ni benshi badashoboye kunyizera ariko kuba yaramisemo byonyine n'iby'agaciro ni n'ibyo kumwubahira kuri iyo mpamvu nagerageje kumuba hafi nanjye ndamwitaba ndaca bugufi cyanegeze ndagikora wenda kubera imbogamizi runaka hari igihe umuntu atagera kuca ashaka ariko intambwe ya mbere nyamukuru twayigezeho nta kintu rero kinshimishije nko kubona umwanya wo gushimira abantu twagiye gufatanya runo rugendo wenda nari narabuze aho mbivugira ariko uno munsi ngize amahirwe cyane
harimo nk'abakinnyi twakoranye mu rusobe kuva rugitangira twitaye ku bibazo twagiye duhura nabyo navuga yuko ari intwari zikomeye kugira ngo zadufashije kugira ngo tubashe kugera kuri rya level mwabonye urusobe, kandi tukaba twizeye ko wenda next time tuzakora ibyiza kuruta biriya muri kubona, ariko byose bizavana no kudushigikira bivuye muri mwebwe. Ndakeka yuko hari ikintu bavuga ati ngo gushyira hamwe ni imbaraga zitagira aho umuntu yazica, ariko nitugira tudashize hamwe ibyo dukora bizarangira n'ubundi abantu babonye aho baduca bakaduca intege, bikarangira n'ibyo tugiye kugeraho bitunaniye. Ariko kuri ubu ndi kubabona mu maso mwese ndebye hirya no hino, nkabona imbaraga ziri hamwe, imbaraga zitagira aho umuntu n'umwe yabasha guca. Muri icyo gihe nizikomeza tuzagera ku kintu gikomeye. Ndabona impinduka nini muri sinema nyarwanda ivuye kuri twebwe, kandi buri muntu wese za mbaraga akomeje azishyira hamwe n'iz'abandi tuzakora ikintu kitarigera kibaho mu Rwanda. Nabwira yuko hari vision nini ku gihugu ku bijyanye na sinema, ariko iyo vision yose tuzayigeraho uko dukoze cyane. Nitutakora cyane ntabwo tuzabigeraho. Gukora cyane ni gute? Ni ugushigikira umuntu nka Emma afashe umwanya wiwe agakora mu mufuka akavuga ati reka ntere inkunga sinema, tukamuba hafi. Kumuba hafi ni gute? Ntabwo gusabye nawe ngo ushiremo amafaranga, wenda ushobora kuyashyiramo mu bundi buryo bwo kwitegera cyane mu bundi buryo tutamenya bushobora kuba, kuko sinema isaba ibintu byinshi kugira ngo ibashe kuba. Muri icyo gihe wowe muha umwanya wawe, hama ubahe icyo uri kurakora. Muri icyo gihe icyo dushaka kugeraho tuzakigeraho. Ndahamagarira abakinnyi mwese, ndabibutsa yuko sinema, tuvuze filme, umuntu wa mbere tubona n'uwo tubona kuri screen. Uwo tubona kuri screen ni wowe ugaragara, ni wowe mukinnyi, ntabwo ari Ibra ari behind camera. Ikosa rya mbere bari barakurinde kuri wowe. Bisobanura ko destabilization ya mbere ibaho izava kuri wowe muri technique. Iyo ni experience mfite, abakinnyi bakunze kubyaza ibibazo, ariko nabahamagarira kutazabibyaza mwebwe muri ngaha, ahubwo muzashiremo imbaraga, mwitange, muje imbere kugira ngo ba bantu nabo bari gukora ku bijyanye na technique boroherwe, hama mubyare ikintu cyiza. Ni mubyare ikintu cyiza, wowe aho uzaca mu muhanda uzabibona. Ni mubyare ikintu kibi, ingaruka za mbere ni kuri wowe. Mu Rwanda abantu benshi bazi directors anima ariko ahantu hateye imbere director ni uzi imbere. Ariko for now kugira mwihesha agaciro no kugwanirisha akacya kintu cyane, nabasaba yuko mwakongera imbaraga. Ibyo muri gukora turabishima, ariko nimukora ibirenze ibi, ndakeka n'igihugu kizahita kivuga ati bano bantu bakwiriye gushirwamo amafaranga kugira ngo bakomeze bazamure ibendera ry'igihugu. Kandi iryo bendera ntabwo rizazamuka wowe utabyuse saa 10 y'ijoro kugira ngo uje kubasha kurizamura. Kugira rive hasi rishike hejuru hari imbaraga ukoresha. Izo mbaraga rero nizo tugushakaho kugira ngo tubashe kuzamura ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Ndakeka mwese muzi example ya Amerika. Amerika no musi kubihagaze, sinema iri mu bintu bitatu bya mbere bituma ihagarara. Politike yabo ya mbere ihagaze kuri sinema. Ariko mu Rwanda for now ubwo bubasha ntabwo dufite kubera iki sinema nta mbaraga turi kwishiramo. Ariko nidushamo izo mbaraga, yego turakenye, turi kuvunika, hari igihe abana bacu bazishima. Abo bana bacu rero tubakorera. Wenda natwe aya mata tuzayanywa. Iyo sacrifice rero irakeneye. Nk'iyo umupapa ari gukora amafaranga yiwe ari investinga ngaha, wenda ari kuyishurira abana biwe bakiga, ariko yitangiye sinema. Muri icyo gihe twebwe nta mafaranga dufite yo investinga. What can we do? Utanga umwanya wacu, utanga ubwenge bwacu, utanga imbaraga zacu. Amwese muri abakinnyi, buri muntu wese muri sinema n'umukinnyi ashobora kuba umukinnyi. Mugihe atinyutse guhagarara imbere ya kamera, azagirwa na director, azamukinnyi. N'abatarabijamo nabahamagarira kubijamo, nawe niwe. So nafashe umwanya munini, ndabashimira cyane bivuye ku mutima. Shimira na papa Emma, sinzi uko namushimira, nimba numva nta buryo mfite bwo kumushimira kuko ibi nari gukora ni indashyikirwa. So navuga yuko benshi tugerageze kumuba hafi mu bitekerezo bimuteza imbere, binateza imbere n'izi filime turi gukora.
kandi tugerageze dukore amashares mu gufatana mu mugongo. Niyo nkunga ya mbere tubasabye. Umuterankunga ari muri Belgium. Yambwiye ko ashaka ko dukina filime ariko ica kuri Fine Media TV igaragaza abanyarwanda bari hanze mu bice bibiri. Ibyo bice ni ibi: hari abantu bakunda u Rwanda bari hanze, hari abatarukunda kandi bose barahura. Makaza kamwe atari ko twakotiza tugakorera, undi akamurwanya, undi akamushyigikira, ariko icyerekezo ari ukwerekanya ko urwanya ibyo bintu bibaho ari we ufite inzira nziza. Tukaba tuzakenera abakinnyi 50, tuzahera ku bari muri Fine Media TV, duhere ku bafite contrat, dukurikizeho abandi bafite ubushake, bashobora kuba batayifite ariko bafite ubushake, umubare tubonye tuwongeremo abandi bari hanze kuko 50 ntekereza ko wenda hari igihe bitahura n'akateri akeneye. Ubwo gukomeza kudushyigikira kwanyu nibyo biri kugenda biduha ayo mahirwe. Iyo filime ntekereza ko izatangira gusohoka bitarenze mu kwa 5 mu kwa 6. Urumva gutangira kuyikina byo ni vuba, dutegereje ayo mafaranga. Rero nababwira iki abafite kontra n'abafite urukundo muratangira kuyaryaho muri iyi minsi, Imana ibahamugishe. Bose mutaricara ngira ngo wenda abantu bashobora kububatiye ugakina mu bantu banga u Rwanda n'abandi barukunda, wenda abantu bashobora kuba bakurikira ikinamico Museke weya wumva bakurikirana ubushyamirane bw'imihumuro na bumanzi. Iyo dusubiza amaso musanga niho byari bishoboka hagati ya za 90 na 94. Ye muzabanyinishe mu banga u Rwanda. Banga u Rwanda n'ikinamico kuzakina kugira ngo bagaragare banatinyuke babone bikomeye. Ashobora no kuba bagira ngo efuza musenge kishirwa bazaduhamagara kugira ngo tugire izorore zikomeye z'ikawa. Mwamwumvise Jado akomeje kudutera inkunga yemera gukora ibyo ndetse n'izorore zikomeye cyane zikanga ibyo bihande bibiri. U Rwanda igihugu cyacu twumvikane. Urusaku rwimutse ngahinduye icyerekezo. Fan club twatuje. Ibyo bihande bibiri turabifite mu bantu bari hanze igihugu, ariko icyo dushaka ni uko hari ijwi ritsinda n'iritsinda. Uko twabiganiriye twemeje ko abarwanya igihe cyose Imana abishize hamwe irabasanga, abitandukanije Imana ibafasha gutsinda kuko urasa umwe kugeza ubarangiye. Ubwo rero igitekerezo ni uko abari hano mwese nabashishikariza igihe tuzahamagara gutoranya abantu mukazaza n'umutima utuje, cyane ko hazaba harimo akantu kandi katari gake. Tukiri muri ibyo, hano harimo tubereka abantu, hano harimo abakinnyi ba filime. Muri abo bakinnyi nubwo Tamuri yatuvugishije nawe ari muri abo ngabo. Navuga bariya bakomeje kuvuga ngo ni abakinnyi baturutse i Kigali. Mbere yuko tubahagurutsa ndagira bamanze bashimira aba bantu. Ni abanyabwenge. Icyo mvuga ko ari abanyabwenge, umuntu wemera gutanga, buriya gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Umuntu uzi gutanga ntabwo abantu bose bazi gutanga, ahubwo umuntu uzi gutanga ni umunyabwenge kuko aba azi ko icyo atanga ntakishyurwa n'umuntu, ariko Imana yishyura neza. Aba bantu bemeye kuduha umwanya wabo, bemera kuduha amafaranga yabo, bemera kuduha umwanya wabo, baduhaye buri kimwe kugira ngo dufashe impano zitandukanye kuzigeza ku rugero rukwiriye zitangire gucuruza. Niba ntacyo bibatwaye mu cyubahiro cyabo, abakinnyi baturutse i Kigali badufasha bakegera hano imbere tugafataniriza hamwe gushimira Imana yatumye duhura uyu munsi. Imana ibahe umugisha.
muze abaje mu modoka cyangwa bateze Ese bosi ni yaturutse i Kigali Uri hano uru ni urusanzwe rusoro noneho bakiri hano muraho mwese mani baho umugisha umwanzi utatwifuriza ibyiza ubu guhitamo ko amajwi ari mu muhanda asakuza akagera hano turamwamaganye mu izina rya Yesu turamwamaganye aba bagihagaze nakomeje kuvuga abantu bavuye i Kigali si uko abantu bavuye i Kigali ari abantu badasanzwe ahubwo ni uko ari abantu basanzwe ari byo bibagira badasanzwe Albert ivamo gukomeza kuvuga abo bantu hari umubyeyi n'umupapa bakunda Fayini Media TV cyane byo ku mutima biyemeje kuzamura ibintu byacu ngo bigere ku rugero rukwiriye impamvu mpise mvuga icyo kintu mbonye ari bwo bakigera hano Sandrine nanjye utengushye amazina yanjye ni menshi ariko ayanjye bwite ni kuko bizaba Leonce aya filime ni menshi Nyirankotsa Kagoyire Mama Mutoni ni menshi ikintu nabwira abakinnyi ndavuga ku bakinnyi mumbabare ndinjira mu bakinnyi kuko byinshi byavuzwe hano producer ndi mu producer ariko ntabwo ndi bubavugeho ndavuga ku bakinnyi ni amahirwe bakinnyi mukizamuka twumvikane bakinnyi mukizamuka mukaba mufite amahirwe yo kuba kuzamukira muri Fayini Media TV ni iby'umugisha ndakeka ikintu ngiye kuvuga Mama Sava aracyumva Nyiramana aracyumva Ketchup n'abandi turi hano twese Damoro n'abantu twaravunitse cyane nuko abyarana twakoze urugendo rukomeye kugira ngo tugire amazina twaravunitse bakinnyi mwebwe mbwira kuba mufite amahirwe n'umugisha mukaba mufite Fayini Media TV ikabasha kuba yakorakoranya abantu gutya ngo muze tuvuge ku byo tugezeho ku rusaro n'urusoro ni iby'amahirwe ni iby'umugisha biboneka hakeya ndasaba abakinnyi bari guhagurukira hano babyubahe babiha umwanya babiha agaciro inzira twanyuzemo nkatwe duhagaze hano ni ndende ikomeye cyane ntabwo twayibabwira irakomeye kugira ngo tugire aya mazina nimuze dufatane urunana abumva ko mutaragira amazina turahari Imana ishimwe umuriro wagarutse tangira ijambo okay ubundi mureke babwire iyo abantu bari hano bahuriye abantu bangana gutya njye nkunda guhugura abantu hirya no hino nta mwana uba uhari nta musaza ntacyo twese tujya ku rugero rw'imyaka 30 umwana uhari arazamuka umusaza akamanuka imyaka 30 twese tuba urubyiruko twenda gusezera mu rubyiruko tugendane rero sibyo icyo navuze ngo abantu bagize amahirwe bakavukira muri Fayini Media ni amahirwe mugize agahagurutsa abantu nk'aba bahagaze ahangaha hari si ukwikina cyangwa kwiyemera murabizi hari abantu benshi bavuga ngo uwampuza na Ketchup Mama Sava Nyiramana Nyirankotsa Damuru Selemani abantu nk'abo ngabo sorry okay mwemvugiramo ndabingenza abo bantu yavuze ngo uwampuza nabo
mwebwe fayini medi igaterura abo bakinnyi ikabazana hano mugahura nabo tena mugakinana nabo ibyo bintu mubiha agaciro none fayini medi igatekereza ngo reka mfate ba bantu baze mfate n'aba bakinnyi banjye bakizamuka mbahuze nabo mpamagara abantu b'ibyamamare hirya no hino abanyamakuru hirya no hino mbahuze bakinnyi ni mwebwe mbwira mubihe agaciro mubihe agaciro uyu muntu wese agiye ababwira inzira yaciyemo kenshi ahagaze akababwira ngo naciye muri ibi mama sava nyirama buri muntu ku giti cye afite aho yaciye kugira ngo tugire amazina mwebwe mugiye gutumbagira mu kirere nkurikije fayini mediya ingamba ifite ubushake n'ubushobozi ifite abi byinshi ndi buvuge murakoze asante sana urabere mama shaka ukoze neza amasaba yasaraye mukabika gato asante sana wowe wasaraye murakoze Alichocheke nyuma tena Ni fan club bari gusakuza. njyewe nitwa Munyana Analisa yamenyekanye ku izina rya Mama Sava Nimutuze twumvikana ari. njyewe ijambo rito navuga ku mukinnyi n'ushaka kubaka umukinnyi muri we kuba umukinnyi mu Rwanda uraka ukongera ukazima iyo utabikoreye iyo ubaye umwana mu byo urimo uzima vuba kandi nta kintu ukuramo nuko babivuze twe twarababaye Imana twe twagendaga n'amaguru tukabwirirwa tukajya gushaka aho dukina filime bivuze ngo wa mugani niba mugize amahirwe yo kubona ahantu mushobora kuzamuka twishyura n'amafaranga twishyuraga amafaranga icyo nari ndi twumvikane icyo nari ndi kuvuga ku mukinnyi ku muntu ushaka kubaka umukinnyi muri we umuntu ushaka kubaka umukinnyi azabiharanira kandi azarwana ku izina rye twe turwana ku izina ryacu iyo uri umukinnyi mu Rwanda ntiwiyubahe ugwa vuba iyo uri umukinnyi mu Rwanda ukajya muri za ruswa z'ibitsina urangira vuba ariko iyo uri umukinnyi waharaniye gukina ubikunze ukagira n'amasomo amwe namufata kugira ngo bikubakire umukinnyi muri wowe ugira amahirwe yo kubona amafaranga no kwamamara kuko kwamamara mu Rwanda filime kera nta mafaranga yabagamo nk'uko twabibabwiye ariko dufite amahirwe ko nibura dukora tugahemba ntabwo rero wakora ngo uhite uhembwa kandi uri kuzamuka bisaba kubanza kubaka wowe ukubaka umukinnyi muri wowe uzagira aho kuvana n'aho akugeza ntabwo umunyamahanga azagutekereza atakuzi birasaba kubaka izina ni iki nababwiraga nyine ni ukwiyubaha ni ukugerageza kujya muri filime kuko nabonye abandi bashobora kuba babishobora ariko ngiye guhuza filime n'ibindi bintu byarananiye nahisemo kwigira ubuzima bwanjye umuntu uzumva ko ashaka kuba umukinnyi w'amafilime mu Rwanda azabiharanire kandi aziyubahe icyo nicyo cya mbere ntuzakine filime kubera ko waryamanye na producer yes ntuzakine filime kubera ko watanze amafaranga wese uri producer wa uzakine filime wubake umukinnyi mwiza muri wowe nurangiza amafaranga uzayabona uzamamara kandi uzatera imbere murakoze Nyamana ngakwita umuntu yewe rero iyo ngiye kuvuga biragorana kuri sinema biragorana kumva andi majwi n'ubwo wenda nasekaho gatoya ariko kuri sinema ngiye kuyivugaho ukamvugiramo n'ababara ndakeka ko si icyo wenda ngiye kwiyemera cyangwa si iki aba bantu babanje hano nkeka ko muri sinema ahubwo bo baje byoroshye mwe mwinjiye byoroshye oya ntabwo we bivuze twebwe keretse yabayeho nk'amahugurwa mukumva sinema twatangiye iyo ariyo twebwe twatangiye sinema aba mama sava ibi bavuga ngo baje bishyura amafaranga byari byoroshye twebwe twinjiye muri sinema ukajya ufa n'amaguru mama sava ndi umuntu wanga kugenda n'amaguru mu buzima bwanjye ariko navaga mu Gatsata nkajya kuri Maison de Jeunes ubwo ni ubuhamya gato umuntu agiye kubaha byatwara igihe kirekire
za rucumbeka zakorwaga uhari twajyaga Kicukiro tudafite uburyo turi bugaruke utari buryo mwakwitonze ko bari bubahe umwanya wanyu rero bantu mugiye kwinjira muri sinema mwebwe biroroshye inzira twarayiharuye mama Sava yavuze Nyirankotsa yavuze ku byo bavuze ntacyo ngewe ndenza ariko si uko ntabifite keretse habaye ikindi gihe cyitwa nk'amahugurwa tukabereka inzira twe twagenze ngewe aka kanya natangira kwenjoyinga sinema kuva 2006 ni sinema intunze ku rugo rwanjye n'abana banjye ntimumbaze undi wakabaye amfasha uko bigenda ndabapapa nkaba mama nanjye ubwanjye nkipapa nka ni mama kandi bikagenda neza kubera sinema ntawansuzuguye niyo mpamvu mbabwiye ngo biroroshye mwabana mwebwe biroroshye ampurisi abangaba barimo barashyiramo n'amashuri icyo cyiza cyabo twebwe wenda turashima Imana ariko yatubaye hafi n'ayo mashuri nubwo ntayo twagize gute ushobora kuba mboroka kukurusha kandi uri muri kaminuza uri hehe ariko kw'ibyo bansabye ko nabigize ko akazi kagomba kuntunga kagomba kunkemurira ikibazo icyo ari cyo cyose ntabwiye Mugisha ihangane Mugisha ndabwiriwe kandi mbimubwiye yanyumva si bosi wanjye seka muhamagaye akani ma 5 byanze ariko ngewe kuri nge ndashima Imana ko nubwo naba nabivuze sinaguhamagara niki gituwihagararaho sibyo ngewe ikintu kimbabaza n'abana b'abakobwa barimo binjira muri sinema ubu ngubu bo barinjira bafite tageti twebwe nta tageti nta murongo nta kintu na kimwe twarebaga imbere ubu rero hari ikintu kigezeho ngo cyitwa abadiyasipora barababeshya umudiyasipora ntabwo azagukenera ntacyo urinjiza ntabwo mubeshya nagutangaho urugero arabanza amenye ngo wowe urinjiza iki ariko ngewe avuga ati Nyiramana asaziye muri sinema buriya ntabwo yandushya urumva ntabwo yandushya nta mugabo ukeneye umugore utagira icyo yinjiza mwa bakobwa mwe ngewe nkunda kubwira abangaba uyu munsi yakemura ikibazo ufite akakurambirwa bisho ntabwo nuko nabo bose nababwira ndabaruta cyane pe ariko niba uzi kuje muri sinema wizana tageti runaka ngo ngewe ntagetinze kubona umugabo ahangaha mufite ikibazo mu mutwe ni ukuri kw'Imana dusuhuze amena twumvikane nitwa Neri ariko benshi banze nka Ketchup shimira Imana ko kugeza ubu ngubu ndi umukinnyi wa filime zo mu Rwanda cyane ko nabitangiye kera muri 2012 icyo gihe ndashimira Damuru niwe muntu wamaye lift kuri moto tujya kureba ibintu bita casting ntabwo twari tubizi Damuru uzi ko yakoze yari akiri motari asate icyo gihe twabigiyemo amahirwe biraduhira nibwo yakinnye Papa Shafi njye nta zina nari mfite na kimwe ndi umufigira ariko sinigeze ncika intege kubera ibyo ngibyo narakomeje intumbero yanjye mbere na mbere icyo gihe twari kuba umusitari kuko numva ko nimba sita abantu benshi bazanyizanira nk'uko wenda Emma yambonye agashaka umukinira muri filime rero abantu wenda bagiye kuza muri sinema wize ushaka amafaranga kuko ayo ushaka we ntayahari wino ubanza ukora izina uvunike nk'abandi kuko nubwo twaharuye inzira ariko hari ibyo ugomba kuvunika
ntabwo bizakorohera nuko ubyumva nubwo yaba ari njyewe uvuze ngo kujyanye kwa runaka kuko iyi filime nyirimo kuko ndi sisita wawe cyangwa iki ntabwo bizakorohera ngwino n'imbaraga zawe wize uvuga ngo ngewe ngo runaka yanzanye ngo ku munsi uzajya umayangaya ngwino ukore nk'abandi apana gushyira amafaranga imbere kuko ntayahari ahari ni ay'abantu bakoze amazina amafaranga turi guhembwa ntabwo angana n'amazina dufite cyangwa twakoreye ntabwo ndi kubaca intege ariko ni ukubongerera imbaraga kugira ngo muzaze namwe mufite imbaraga nyinshi muri twahoranye kugeza muri uyu munsi rero ngiye ndashimira buri mukinnyi wese mushyashya uri mu rusobe ntabwo atagize kuko abenshi ni filime zabo za mbere ariko bakinnye neza kandi wenda banazamutse muri filime zikomeye n'abo mu rusaro ariko impamvu nibanze ku rusobe nibo nabonye kuri tele nibo nzi cyane cyane ubuhanga bwabo rero imana ikomeze ibatize izo mbaraga no gukunda sinema yakoze cyane hari uburyo bivuzemo nk'abantu nk'abakinnyi bakizamuka ndakeka bari nk'abakinnyi bakizamuka ndakeka muri bunyumve uzi kujya muri casting ukajya guhatana n'abantu barenga nka 500 uri guhatana abasitari bicaye hariya abantu bakomeye bicaye hariya ukikaranga umuntu yicaye akwereka ko atanakwitayeho agahita akubwira ngo wowe kubera ko yakubonyemo ikintu ejo uzaza ukine muri filime runaka izaboneka kuri televiziyo Rwanda ejo uwo muntu wamunganya iki ntabwo ari ruswa avuze nkeka mwabyumvise ni ruswa y'ubuhanga sibyo ndamushimye Imana imuhe umugisha aricyo yambonyemo aranzamura mpitamo hano muri casting nari nagiye kubitwa hasi waranzamura Imana iguhe umugisha be akagendezo kacu bakaduhaye akagendezo nyakubahwa umuyobozi wacu mukazana hagati aho turashimira buri muntu wese waje hano turashimira cyane Imana yabitwemereye ko bibaho turashimira ubuyobozi bwacu bwaduhaye umutekano turashimira intumwa y'ubuyobozi yaje hano kudushyigikira turamubwira ngo ahagusa tugire dutya ushinzwe umutekano aha dukorera nyakubahwa ahaguruka udusuruzi uriya niwe utuma tujya tukaryama akaturinda ibisambo n'urusaku Imana ijya imukomereza impano turashima cyane buri muntu wese wageze hano tunabasaba hari telefone zigera muri 3 ni nkeya narebyemo za ajya bazita nitachi zira bakoramo nkabo narebye amatelefone y'abantu batatu batabizi nsanga hari ahantu hagiye hatari subscribe kuri Fine Media TV abo bantu Imana ibasana abantu Imana ibasure ndashima umuntu wese wahisemo kuza hano twamaze gusobanukirwa impamvu yo kuzamuka kw'ibintu byacu nuko dufite abadukunda ndashimira abakinnyi bahari Musanze bihanganye kugeza aka kanya kuba tukiri ni ikigaragaza cya kintu ibyo namaze kuvuga ko bafitiye urukundo ibintu barimo ndashimira abafana mu mpande zitandukanye n'abaterankunga bakomeje kuguma hano ndashimira abantu batasakuje ngashimira abasakuje ko batumye dukanguka tukareba impande zose twese Imana ikomeze kuturinda no kudushoboza Imana ibaho umugisha baduha akagendezo kacu inkunga mwatwemereye tumaze kubona ko muri kuyitanga mukomeza ntimucike intege Yesu azongera duhurize hamwe iki gikorwa nakagaruka iki gikorwa mu rwego rwo kunezeza abafana bacu n'inshuti zacu n'abakinnyi
duteganya kugitegura mu buryo mpuzamahanga tukagikora muri stade tukabahamagarira abahanzi beza bagezweho mu rwego rwa East Africa tukabahamagarira abantu bazi gusetsa mu rwego rwa East Africa tuzabikora muri Musanze ku bworoherane turi kubipanga neza Imana n'ibidufasha ntabwo bizarenga kwa karindwi Imana